njye ndi muganga nzakuvura guhera ku ntuza kugeza he nta kibazo wirekure yibe open abone ko ari umunine ukeneye ibindi nta kintu twari dupfuye n'ibyo ngibyo ari kumbaza ambaza ngo ese ngo ni ibiki ngo nimubwire ngo ibibera muri uru rugo. iyi niyo mpamvu uvuye kuruhuka ugataha saa 2 z'ijoro iri ku gihe ufite telefone aho ngo mama minyoni afite nuko minyoni yavutse mbere y'ubuzi uri kumwe gakisi ese uri kumwe n'abantu cyangwa ari mu nzira ego urabona rero watangiye umeze neza ese unari kwicara gutyo gusa we ababarira reka nanjye mbanze n'uri kumwe byari se abadimbo ariko yashyuye ari cyose ya nubwo cyase karahinze ahubwo bwira abantu ngo nanjye twebwe se caranga ngaha karaza yeje message ndagiye kuhagera mu kwezi kuze kwezi message kandi abahagaze ushaka kumva ngo kiri guhinda ari we banga ufashe mwarimo murwanira hariya we na Mari yarari hambaza ngo ibintu njya numva ngo niba bihari ngo ningire ngo nimubwire ngo ibintu njya numva hano ngo muvuga ese hari ibyo njye nigeze numva yarafashe yagusanze hanze gusa arifatara gukurura none se ko yarari kumbaza ngo ni ibiki njya numva hano muvuga njye hari ikintu na kimwe najya numva wiki ko hari ibintu njya numva muvuga ni ibyo byonyine yarari kunziza yagusanze uri kubyumva ndahoya ntabyo rwose bose ntabyo pe numva se ko nawe narumvise ryari
gusa nawe usigaye utuma njya neza. ndarishisha Reka ndikuze ahangaha. ubundi wanisha no kumarira Gira. Ese ariko mumbwire. mba nakoze akazi kose mbere utaraza Bebe. Nitwa Enzo ni wa musore utwika n'amagi n'agashya. Kuri keya nyine nawe urabizi. rwose nibyo cyangwa ni umunwa gusa Oya, njye ndi muganga nzakuvura guhera ku ntuza kugeza rero. Agazi ko nitwa Mr. Romantique. Bakenzo bakamimbye kubera ko nahaye abantu mirongo cumi na batanu gushima. Ubundi izina ryanjye nyakuri. Mr. Romantique. amindukire urebe neza nkeneye kwifuza kureba rwose nibyo cyangwa kumbwira Ni wa muhungu uza mu kazi aje akazi. Akora kare kuko impamyabushobozi yako ndayifite byemeze neza. Ku kazi kanjye. uvuga ngo warabyigiye warabyigiye ari ibintu bikurimo Banza ugera warabyigiye uranoroshya abakiriya. ntushaka kubimbwira kuko nibimenye utabimbwiye ntabwo uzarara muri uwo munsi. ese ubu bose nawe ufate umwanzuro umugore wawe se mbwira rero ikintu mwapfuye. cyihese ko rwose ko ntacyo umugore wawe yarifashe arasohoka mu nzu agusanga hanze aragukurubana. ese ko umugore wawe agira ngo wamuhaye amavubi aba ari kumbaza ngo ibintu njya numva ngo niba mbizi ngo mubwire niba iki se wumvishe nta na kimwe nta kintu na kimwe nzigewe umubwire ibibera mu rugo wagira ngo njye ahari nsigaye mbaye hari igihe umenya ukuntu muba ababimbaza nanjye byarashoboka hari ikintu kibyihishe inyuma kandi uraza kukimenya. ninkimenya utakimbwiye nta tike ntuzayibona yo kuvuga ko utaha. urabyumva ukoze nawe wifate uwo mwanzuro ko nta kintu kibi nakoze ntabwo hanze nta kintu uzuza. umugore wawe wanze yarariye amavubi genda ariko nabikubwiye ninkimenya icyo kintu uri gupfa utakimbwiye ntabwo uzarara mu rugo. Genda mfite ibintu mu maso. Sister, shaka nabonye ukunda fanta. Ndeke ngenda ni fanta. Kuri cyiza mana yanjye. Bitwaye iki se? ndakumenyesha nawe urekurire agagakeya wongera umunyweshe Watuma kugusubiza. Bakongera kamwishyuze basi. wongera umunyweshe Ubundi umuntu utanga ikintu yagihaga na cya kintu uvuga ngo nunakimpa nawe uzajya umwata umbwira ngo fata. So inzoga kuryoshye nawe ni kuryoshye basi. Ubyisheje ko ntaje mu kazi kubusa. Kuko iyi nzoga iryoshye nawe ni kuryoshye. sanarya Ntabwo nakurya ni mu rukundo. Suzi ko naje kandi ndi mu gamba rukundo. urasoje ngo wicara amageri Njyewe abadayimoni barashye turi kumwe mu buriri wabaye. wumva ako kantu Ufite utuntu twiza nira turushanyije. Ngira nshaka kudushyira ku mukino. mbese ako kantu Nashimitse nziza. Sha thank you. Kandi ubutaha gikora gira sijya. gira bayi uzasubira sheri wanjye aho nta kibazo Okay. kansigara ari n'umukunzi mugire ibihe byiza Okay. nawe Nzakunda utoneshe usiga amavuta ahantu hose mu magereza. Kumenyeye nanjye. Do. Ntabwo uzicuza keya mu gitondo nimugoroba ahantu hose. nanjye umuntu umeze nkawe niwe nashakaga wakwishinga inkuru zawe ntabwo yataha kandi burije reba amasaha ageze bwa mbere gejeje isa Utambwira ko ugiye. Uragiye se? bwa mbere gejeje isa narataha Kandi wowe uzatuma ibintu byanjye nawe bitaba byiza. sheri umva ahubwo reka mbe ngiye Ntabwo wansezera gutya. Ubanza rwose reka ngende nyine nta kibazo nanjye ndagiye. Ubu nanjye nta nubwo byeri bavuga. burije kangere mu rugo Nanjye byeri ntabwo nayimaramo ndagiye. Iyi si mbihira. Iyi si mbihira.
ukicara ukanaryama twabaye neza ukajya uvuga menshi nawe nakubona ariko ka kantuza Marita yakatse ntabwo nabonye ahantu yakabitse ka kantu nakoreshaga hariya mpanagura umugozi kugira nanike amashati yawe ese bimeze bite amasomo niba ntarafunga biga neza usazigeze hano Marita ataraza kweli umugore yamugiye kigera twamaze kugira agasuzuguro kenshi Urugero ukagira ngo ni ayanjye. umugabo umugore ni ibiki Ni umugabo of course. umugabo se ugenda akazi wagiye ureka gushyashyariza None ko meruka abagabo bataha gusanga abagore babo mu rugo nkaba mbona we bamusanga mu rugo. kongera numvaga avuga ngo iby'ubukwe yivugishwa iby'ubukwe ubukwe ngo kwa mama Minyoni Mama se niwe ufite ubukwe. maze ubukwe Akumva iyo mitwe. Ngo Mama Minyoni ufite ubukwe. Uvuga ngo wabyaye Minyoni imbere yawe. Ahubwo tubwira ahantu Marita ari kuraza. kuraje bose wamwumvise bya bindi nakubwiraga ese mba ndi hano mu mirimo narangiza nkajya no kuragira mabujana bari Hanyuma se haragenda ibyo ngibyo by'ubukwe by'urabirose. niba se nabimwumvise abivuga ari avuye gukaraba wagira numva iki kintu Nze kandi nakubwiye ko ari we mugabo. Ngaho noneho nyumvira ubundi batumira umugabo akagendana n'umugore we. nta bukwe yagiyemo nta bukwe yagiyemo ahubwo afite iyo yagiye hano ntazi areba bose ureba niba ariko ibi bintu ntabwo ugiye kubona Kisi yicari hehe se? ugomba gusubiza hari igihe wamujyanye Nyine ari he nimba ari ukumubeshya. kuvuga muri mvuga hari igihe mushya rwose urabyemera ushaka ngo ubanze umbwire ibintu hagarara hagarara hano ureba neza aha niho nkubwiye ntabwo nkubwiye uduhe umwanya mu buryo tubaze tuganira wowe mbere turiga nahinduka uduhe umwanya tubaze tuvugane ibyo mvuga ari byumvikana sinajya mvugana nawe ushobora kumbwira ivuye mari kugura imyenda wavuye asanga hapi ibyo nibyo mubajije wavuye asanga hapi izi ni sanga saa mbiri ukiri hanze utarataha hasi ubundi iyo myenda nibwo kugize ubushwanye nibwo uvuye kugura ubu ngubu ushobora kumbwira iyo uvuye